reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri. Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Ibihe byiza kuri mwese mutajya munyeganyeza urushinge rwa radiyo zanyu mugatega amatwi gahunda zose za radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Dizera aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje mugiye kubana mu kiganiro cya none ndi Kareme Patrick mbahaye ikaze. Mbere ko twanzika n'ingingo y'umunsi reka tubanze turebere hamwe icyo ikiganiro ejo cy'ubushize cyagarutseho. Ubushize mu kiganiro ejo twaganiriye ku burenganzira bw'uburezi bw'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu by'umwihariko yaba bafite ubumuga ndetse n'abatabufite. Aho twabonye ko hari abana bamwe na bamwe usanga batiga bitewe n'impamvu zitandukanye by'umwihariko ubushobozi buke. Iyi ngingo mwayitanze bitekerezo muri benshi, munyemerere ntakire mugenzi wacu Fridaus Bazubagira atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze kuri iyi ngingo. Nje ndagaruka mu kanya. Mugenzi wanjye Patrick arakoze. Mbonereho nshimira abakunzi bacu badukurikira buri munsi. Natinze rero reka mere ku butumwa bwa Emmanuel uherereye Nyarubuye muri Kirehe. Aragira ati: kuri nge mbona impamvu zibitera ari nyinshi, ariko iy'ingenzi nge mbona ibitera n'ubujiji. Muri make ababyeyi bamwe na bamwe ntibaha agaciro ishuri bitewe no kwikunda kwabo, aho bamwe bifuza ko abana bahama mu rugo bakabafasha imirimo, aho dusanga hari ababyeyi bamwe na bamwe badatinya no gukoresha abana babo imirimo ivunanye, ndetse n'ababyeyi babuza abana babo kwiga bababwira ngo twebwe se ko tutize twabuze kubabyara, namwe rero nimutiga nimuzabura kubaho. Aha bakirengagiza ko hari uburenganzira bw'abana buba butubahirijwe. Reka nkomereze ku butumwa bwa Pasiteri Mahoro. Aragira ati: njyewe mbona biterwa nuko ibyo bita ko bigira ubuntu atari ubuntu, ahubwo icyo mbona cyahindutse. Mbere wasangaga abana batarishyura babirukana, ariko ubu usanga barabisimbuje kubakubita, kuba imifunguro rya saa sita. Rero bitewe nuko umwana asa nkaho ari gutotezwa bigatuma umwana yanga ishuri. Ikindi mbona nk'imbogamizi ni ubushobozi bw'ababyeyi. Uyu munsi wa none umunyeshuri arasabwa kujyana ibikoresho by'ishuri bisaba ubushobozi, rimwe na rimwe usanga ababyeyi ubwo bushobozi ntabwo bafite, bityo bigatuma abana babo batajya ku ishuri. Naho Feredino Kushaka uherereye mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora aragira ati: nge mbona igitera abana kutiga bituruka ku mpamvu zitandukanye. Iya mbere navuga nk'umuco, aho usanga ababyeyi bamwe babona ko kwiga ari ugutakaza umutungo, kandi amafaranga batakaza mu kwiga bayashakamo indi mitungo yafasha abana mu gihe kizaza. Ndetse no gucibwa intege yuko usanga muri iki gihe umubare w'abana bize nta kazi babona, bityo ababyeyi bagashyigikira abana babo igihe bari gushaka amafaranga kurusha kuba bajya kwiga. Reka dusoreze ku butumwa bwa Jean Niyotwizeye uherereye Kicukiro. Yuko mbibona imibereho mibi ikomoka ku makimbirane yo mu miryango, cyane cyane ikennye, ibangamira abana. Rero iyo abo babyeyi batizeho biba ari akarusho. Bituma rero kujyana abana mu ishuri biba nk'inzozi kuri bo, kuko nabo ubwabo baba batarikunda, cyangwa abana bagatorongera bakajya mu mihanda. Aho birumvikana ko kwiga biba birangiye. Abakunzi bacu ndabashishikariza gukomeza gukurikirana ikiganiro ejo, ndetse nanabibutsa gukomeza gutanga ibitekerezo. Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku 104.3. Stay in touch.
amaso akunda areba neza, biragoye kunyumvisha ko hari ikibi wakora. iki ni ikiganiro ejo ukurikiye. muri iyi minsi mu Rwanda hari gahunda yo gushishikariza abagiye gushakana cyangwa se abashyingiranywe byemewe n'amategeko kubanza kumvikana uburyo bifuza ko umutungo wabo wazacungwamo. ubu buryo rero bwo gucungamo umutungo ni butatu: ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhano ndetse kandi n'ivanguramutungo risesuye. ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose. abashyingiranywe rero bahisemo ivangamutungo rusange bacungira hamwe umutungo wabo kandi bakagira ububasha bungana bwo kuwubungabunga ndetse no kuwuhagararira muri rusange. gusa hari bamwe mu bagabo basinye amasezerano y'ivangamutungo rusange ariko ugasanga badakozwa kuba abafasha babo nabo bakoresha umutungo kandi nabo amategeko avuga ko bafite uburenganzira bungana ku mutungo. ibi rero usanga bigira ingaruka nyinshi ku bagore zigiye zitandukanye. uyu munsi mu kiganiro ejo twabateguriye ingingo ivuga ku bagabo baheza abafasha babo ku mutungo kandi barasezeranye ivangamutungo rusange. byinshi kuri iyi ngingo reka tubyumve mu nkuru mugenzi wacu Ishimwe Honore yadukusanyirije. sahembwa ngo mbone arahembwa ko yambwiye ngo agiye kubangurira, ndamubwira nisubwurigurishije inka ntabwo uzaguramo indi ngo nzayigura. inka ndayitegereza ndayihewa amafaranga ndayarangiza bakajya baza bamuteruye yasinze. yitangira itama n'ijwi ryiganjemo agahinda Nyiramana Solange wo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi yagizweho ingaruka zo kubuzwa uburenganzira bwe ku mutungo. avuga ko yashakanye n'umugabo wagizwe ibanga kubw'umutekano we, cyane ko nawe atifuje kwinjizwa muri iki kiganiro. ihene y'umwana yijyana hakaye ingurube nayo noroye nayo arayigurisha, mbabwiye ibyanjye sinabirondora kandi ubwo navuga nkarankubitwa bugacya akanshyira mu nzu akanyingirana akambwira ngo azanyicaranyije agengo kandi nanaho nzajya kurega. barasezeranye ivangamutungo rusange, ageze ubwo asonzana imitungo kuko yiharirwa n'umugabo akaba ari we ubagenera kandi ntibikorwe uko bikwiye. inka ndayitegereza ndayihewa amafaranga ndayarangiza bakajya baza bamuteruye yasinze. umugabo amafaranga 100,000 byose sinamenye yabishyize, niyo nka ya mbere 180 sinzi yabishyize. yahembwe nta kintu mbona, ahubwo iyo agira ngo yereke ko abantu yahashye azana igitoki mu kamvirope nk'ibiro 2 akaza yereka abantu ko yahashye, ubwo abamubonye ngo yahashye. yagerageje kubigeza mu nzego z'umudugudu ariko ntacyo byatanze. nawamvuganira umuyobozi niyahinguka iwacu barambwiye ngo ndebe iyo njya nimba mbafite, niba nahafite nzemeranye nce. iyi ni imibereho asangiye n'abandi nk'uko byumvikana mu bitekerezo by'abagabo n'abagore bo mu murenge wa Ruhunde mu karere ka Burera. hari impamvu nyamukuru baboneza ku isonga mu gutera ikibazo cyo kwiharira umutungo ku bagabo, nyamara bafite abo bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bibahesha uburenganzira bungana kuko bavanze umutungo mu buryo bwa rusange. buriya umugabo niwe nshinganwa w'urugo, bituma adashobora gutuma hari ikintu na kimwe cy'umutungo we cyajya ku ruhande. umugabo ni umutware w'urugo ariko ntabwo ye gufata ibintu by'urugo ngo abyikubire cyangwa abikore umugore atabizi. bagomba kumvikana muri rusange. impamvu numva hagati aho ngaho, wenda hari igihe nyine ushaka umugore ugasanga wenda agiye mu ngeso mbi z'ubusinzi, ubusambanyi, bigatuma umugabo nyine yafatana ya mitungo akayishyira mu bidakwiriye. kandi urebye umugabo umeze gutyo ashobora guhohotera umugore we, ugasanga aramukubise, abana bamubona bakabona barikanze, ugasanga mbega abana nabo nta burenganzira bafite busesuye kuri se. nk'umugabo ari umufundi akorera 4,000 agafata nk'amafaranga 3,000 akayarya akakuzanira 1,000 kandi mufite abana 5, ese icyo 1,000 kizahahi? usanga nyine ni ikibazo. ubundi umutungo ukwiye gucungwa n'umugabo. mu by'ukuri iyo umuntu yiguriye nk'inka, yariguriye ubutaka, aba agomba nyine kubucunga. nta kuntu umugore yaza azanye ibyombo, imyenda yo gusa, amakariso, amakanzu ngaze kugutegeka ku mutungo wiguriye. niyo mpamvu uba ugomba, niba ari nk'ufite ukayigurisha ukayikoresha icyo ushaka, niba ari ihene ukayikoresha icyo ushaka, niba ari n'ubwo butaka ababyeyi bawe bakuraze cyangwa se wiguriye ukabukoresha icyo ushaka. yego umutungo ni uw'umugabo, hanyuma wenda yapfa agasona umugore we akagira akantu amugurira. umugabo
ashobora kwima uburenganzira kumwima uburenganzira ku mitungo yewe no gucyana inyuma. Bakaba batahanga nakoreshaga nawe umutungo wo mu rugo kandi ushobora kuba wagize ikibazo runaka uteza mu muryango, reka mbe nabasha kubihindura. Hari igihe umugore nta burenganzira aba afite ku mitungo nyine akumva ko umugabo ari we ufite uburenganzira, bagurisha ikintu aho kugira ngo bahuze, umugabo yose akaba yirukankanye. Nta kintu cyaba kiri mu rugo barabigurisha, noneho byamara kurangira agatangira kwirukana abana nabo. Byazambijwe n'uko iyo nka yamaze kuyigurisha amafaranga yajyanye ntabwo tuhazi, arangiye afata n'ibyo mu rugo nabyo arabigurisha, rero n'amasambu barayafite kandi ukwezi abarize. Ubundi inshuro nyinshi iyo abantu bagurishije nk'agatungo mu rugo bamwapanze n'icyo murayakoresha, biba biterwa no kwikunda, yumva ashaka kwikubira. Njyewe ko mbyumva numva ko umutungo ari uw'umugabo, ko umutungo n'ubundi umugabo niwe warakoze cyane, ibintu byose yarabizanye, wagashaka umugore urumva ko nyine aba yashatse, ntabwo umugore ari we washatse, n'umugabo we washatse. Njye niguriye umurima ndanya nshaka kuwugurisha, hari akabazo nari nshaka kugurisha natabwiye umugore andazana induru, biza muri urubanza runini, aranje aranahukana, biza gutuma bitagenda neza mu muryango, njya kugarura abantegeka ko kugurisha umurima mbireka nyine, ariko numvishe nanjye bamuhoteye kuko umurima wari uwanjye, numva ari akarengane nagiriwe, ntabwo nawugurishije birumvikana kuko abayobozi barabyanze, kuko n'uwanjye rega n'ubundi n'uwanjye umurimo wanjye n'ubundi ndawugurisha. Amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagennye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawo. Mutoni Penina, umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta ureberera inyungu z'abagore hanarengerwa n'uburenganzira bw'umwana, Rwanda Women's Network, avuga ko imitekerereze nk'iyi igomba kurwanywa na buri wese kuko igitsina gore kiharenganira ku bw'izi mpamvu yitsaho. Hari abaza bafite ihohoterwa ku mutungo, hari abafite aho bavuga ati ndahinga twakweza simenye uyu mugabo yabijyanye, dufite inzu dukodesha amafaranga avamo simenye yajya, ndakorera umushahara nawe ugeza mu rugo ati bari ukoresha uwe simenya aho urengera. Nicyo kibazo. Hari n'uherutse kuza kubitubwira rwose, avuga ati ngiye ndakora umugabo akarotira kandi aye sinyemenya haba, ati hari n'uwigeze kutubwira ati dufite imodoka, iyo modoka ni wigira kandi ninjye wayigizemo uruhare mu kuyishaka. So urumva rero hari ukwikunda kurenze ukubana, ubwo burenganzira bashyize hamwe ariyo mahoro. Kandi ntekereza ko nukora ihohoterwa ntabwo aryama ngo asinzire, ari umwe ari urikora n'urikorerwa, bose nta mahoro baba bafite. Icyambere hari uwumva ko afite ubwo bubasha buruta bwa mugenzi we. Iyo tuganiriye nabo tubereka ko bose bafite ubwo bubasha kandi ubwo bubasha bungana, kandi tukamwereka gukoresha ubwo bubasha afite bidashobora kubageza ku byo yatekerezaga ko yagira, ahubwo tukumva yuko gufatanya no kwicara bakaganira nk'abagize umuryango aricyo kintu gishobora kuzatuma bagera ku iterambere. Ikindi cya kabiri ni imyumvire, akumva ati nimubwira gutya nidufatanya aransuzugura, ariko akibagirwa yuko kuganira no gushyira hamwe ariyo mahoro meza abantu bagira. Ikindi cya gatatu ni imiryango. Hari igihe usanga afite asunikwa n'umuryango kuvuga ngo ibi ngibi wansanze iwacu, ibi waragize, rwose mbona ko abo ngabo akenshi iyo tuganiriye nabo birahinduka, ariko hari n'abanga bagakomeza bakajya mu nkiko. Amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagennye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawo. Bumwe mu burenganzira bw'umugore nk'ikiremwa muntu ateganyirizwa n'amategeko mpuzamahanga leta y'u Rwanda yashyizeho umukono ndetse ikanayemeza, harimo uburenganzira ku mutungo. Ubwo burenganzira ku mutungo umugore afite bukaba kandi bwemezwa ndetse bunashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 4 ukwezi kwa 6 2003 uko ryavuguruwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 29 ndetse n'andi masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono. Ibi kandi binashimangirwa n'itegeko nimero 27
bare 2016 ryo kuwa 8 bare kwezi kwa 7 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura. Ingingo yaryo ya 6 ikagaragaza imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo ivangamutungo rusange. Gucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwukoresha uko bikwiye, kuwikenuza, kuwutanga no kuwugurisha hashingiwe ku byo amategeko ateganya. Abashyingiwe bahisemo ivangamutungo rusange bacungira hamwe umutungo wabo kandi bakagira ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. Umutungo wose wanditse kuri umwe mu bashyingiranywe ubarirwa mu mutungo w'abashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Nge Narishimwe Honore mu karere ka Gicumbi na Burera kubw'ikiganiro ejo. Mwijwi disi ryuzuye ikiniga n'agahinda kenshi ati nahembwa ngo mbone arahembwa. Ihene y'umwana arayigurishije, ingurube nari noroye nayo arayigurisha. Ati babwiye ibyanjye sinabirondora ngo mbirangize. Nyiramana Solange wo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi wadusangije ubuhamya bw'uburyo ahahoterwa n'umugabo we akabuzwa uburenganzira ku mutungo kandi yarasezeranye ivangamutungo rusange. Turamushimiye cyane. Dushimiye kandi cyane abaturage bo mu murenge wa Ruhunde mu karere ka Burera. Bamwe batubwiye ko nubwo umugabo ari umutware w'urugo adakwiye gufata ibintu by'urugo ngo abyikubire ndetse kandi ngo agire icyo akora umugore watabizi. Ku rundi ruhande kandi hari n'abatubwiye ko hari igihe usanga hari abagore bananiranye bigatuma abagabo banzura uko umutungo ukoreshwa batabagishije inama. Nitwabura kandi rero no gushimira umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta ureberera inyungu z'abagore hanarengerwa uburenganzira bw'umwana Rwanda Women Network Mutoni Penina watubwiye ko haba ukora ndetse n'ukorerwa ihohoterwa bose ntawe afite amahoro, ahubwo ko bakwiye kuganira no gushyira hamwe bakareba igikwiye umutungo w'umuryango ukwiye gukoreshwa. Ese dukurikiye muri akanya ubona ari iki gituma umwe mu bashakanye aheza undi kandi barasezeranye ivangamutungo rusange? Duha igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo unyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se 0728024232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ukandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Ubanza ngukunda ngakata nikuko barabivuze ngo amasakunda areba neza. Biragoye kunyumvisha ko hari ikibi wakora iyo babikuvuzeho tarakara bakurwanaho. Kuba ngukunda byatumye ungaraguza agati. Kuba ngukunda byatumye ibi ukora nabibona. Reka ndabanye kugukunda ahantu banatsiganye nkata. Urambiza ukaca gusa nkabyirengagiza. Urambiza bikambabaza nkabyirengagiza. Ubanza ngukunda ngakata. Ubanza ngukunda ngakata. Ubanza ngukunda ngakata. Ubanza ngukunda ngakata. Rika nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatuwe. Sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye, indoto zitandukanye rufite. Turi kugana ku musozi w'ikiganiro cya none
twumvise Nyiramana Solange wo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi wadusangije ubuhamya bw'uburyo ahohoterwa n'umugabo we akabuzwa uburenganzira ku mutungo kandi barasezeranye ivangamutungo rusange. Ndetse kandi twanumvise icyo abaturage bo mu murenge wa Ruhunde mu karere ka Burera bavuga ku ngingo twaganiriyeho. Bamwe batubwiye ko nubwo umugabo ari umutware w'urugo adakwiye gufata ibintu by'urugo ngo abyikubire cyangwa se ngo agire icyo akora umugore we atabizi. Ku rundi ruhande kandi hari abandi batubwiye ko hari igihe usanga hari abagore bananiranye bigatuma abagabo banzura uko umutungo ukoreshwa batagishije inama abafasha babo. Saba gusa twumvise muri kiganiro kuko twanumvise umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta ureberera inyungu z'abagore hanarengerwa uburenganzira bw'umwana Rwanda Women Network Mutoni Penina watubwiye ko imyumvire y'abagabo baheza abagore babo ku mutungo idakwiye, ahubwo ko bakwiye kuganira no gushyira hamwe bakareba igikwiye umutungo w'umuryango kwe gukoreshwa nawe uhohoteye undi. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none. Munyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke, by'umwihariko Mizero Crespe wari uri ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Nadine Wamahoro warogara iki kiganiro. Namwe mwese twabanye muri kiganiro ndabashimiye. Burya imvura iguye nisubira. Ikiganiro ejo nakagaruka. Mwari kumwe nanjye Kareme Patrick, ndabashimiye. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri. Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Ubanza ngukunda ngakata, ubanza ngukunda ngakata, ubanza ngukunda ngakata, ubanza ngukunda ngakata. Nikuko barabivuze ngo amasakunda areba neza, biragoye kunyumvisha ko hari kibi wakora. Iyo babikuvuzeho tarakara bakurwanaho. Kuba ngukunda utakumye ungaraguza agati. Kuba ngukunda utatumye ibi ukora nabibona. Ndabanye kugukunda aharubana nsiganye ntaturambisa ukaca gusa natiringagiza urambisa bikababasa natiringagiza ubanza ngukunda ngakata, ubanza ngukunda ngakata, ubanza ngukunda ngakata, ubanza ngukunda ngakata. Kugaragara n'inzoga n'intore kandi jewe wirirwa umbwira kuri umurokore. Simbyemera gusa banyereka amafoto mu tubari wacu akaje usoma kuri imyoto. Ungera imbere amaso atukuyuka mbeshya uti naraye mbuze ibitotsi ngutekereza nshuti. Sindi umwana ukurimba nkuzi gusa ndirengagiza nkababarira umukunzi. Narihanganye gusa enough is enough. Reka ngabanye gukabya niba baza kubwa love. Kimwe na yudu ngamba nirusoma kwitama amarangamutima agatuma ibibi byawe ntabibona. Itangazo nahinduye umuvuno sinzongera gukabya nkunda
n'ubundi nkunda rubyino nzi neza nkuzi cyane ntugifite ubwihisho ntuzambabaza ukundi nakunyujijemo ijisho urandiza ugaca gusa nkabyirengagiza urambeshya bikambabaza nkabyirengagiza ubanza ngukunda ngakabyaha ubanza ngukunda ngakabyaha ubanza ngukunda ngakabyaha ubanza ngukunda ngakabyaha urandiza ugaca gusa nkabyirengagiza urambeshya bikambabaza nkabyirengagiza ubanza ngukunda ngakabyaha ubanza ngukunda ngakabyaha ubanza ngukunda ngakabyaha ubanza ngukunda ngakabyaha reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku 104.3 FM.